Sumaya nkaba ntuye mu murenge wa Rwezamenyo akagari ka Kabuguye ya mbere nkaba ndi umunyeshuri wiga mu kigo cy'amashuri yisumbuye Keta nkaba niga mu mwaka wa Level 3 so impamvu y'urugendo yari yo gutuma tugira ubumenyi bwinshi burushijeho ku bintu bigiye bitandukanye twiga kuko mu masomo yacu ya tourisme habaho kwiga ese inyamaswa muri parike ziba zimeze gute nk'umuntu uri guteganya kuzateza imbere u Rwanda mu bijyanye n'ubukerarugendo ni ingenzi cyane kugera kuri site aho ubwo bukerarugendo buba buri kubera so ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi gifite agaciro kuri twebwe nk'abanyeshuri kuba tugira amahirwe yo kugera aha hantu nk'aha tukaba twagira amahirwe yo kubona ibintu bigiye bitandukanye twiga tukabibonera mu makaye. Mu buzima bwanjye ntabwo nari nabona inzovu so uyu munsi nibwo bwa mbere nabonye inzovu ni ikintu kidasanzwe kuri njyewe ni igisimba kinini cyane byanshimishije cyane kuba nayibonye so kabisa inzovu nicyo kintu navuga uyu munsi nahanye nanasangiza abandi ko nyine twagira amahirwe yo kuba twafata amavideo uburyo nyine wakereka n'abandi banyeshuri biga tourisme batabonye amahirwe yo kuba babona iyo nzovu amaso ku maso navuga inyamaswa twabonye zo ni nyinshi. Parike y'Akagera ni parike nziza cyane irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye umuntu aba abonye ku nshuro ya mbere so uretse inzovu gusa twabonye zebra nabyo byari byiza kuzibona ni ibisimba byiza nyine biteye amabengeza kubireba iyo biri hamwe ubyiga bikaba byiza noneho kubigera aho biri ukabireba amaso ku maso ni ikintu cyiza cyanshimishije. Ikindi kintu najyaga niga reke irimo uyu munsi nagize amahirwe noneho yo kuyibona ibintu njya niga nkasubiza mu examen noneho ngira amahirwe yo kubibona amaso ku maso akaba ari ibintu by'ingenzi cyane ku masomo yanjye. Ikintu numva kindi ku mutima nakongeraho ni ugushimira ikigo nigaho cya Keta mu by'ukuri usibye kuba ari ikigo kiri ngaho kikatubera n'umubyeyi rwose ndashimira cyane ikigo cyacu cya Keta. Hari ukuntu umuntu wiga ukabona ko birenze kuba akwigisha ahubwo ukabona ko afite n'indi papasi nyuma yo kureba nyuma yo kukwigisha se uzavamo iki so nkaba nashimiraga ikigo cyacu cya Keta gishyiramo imbaraga zose gishoboye zikabasha kutugeza ku maparike nk'aya abasha kudufasha mu myigire yacu. Nkaba mboneraho no gushimira leta y'u Rwanda idufasha mu kubona umutekano ikaba iteza imbere ubukerarugendo ariyo masomo twiga. Tujya kuva mu Rwanda. So
ntabwo ari reception hano ni gate. Mubyeyi urashaka ko umwana wawe yiga kandi agahuzwa n'isoko ry'umurimo cyangwa se akabona amahirwe yo gukomereza amasomo ku rwego mpuzamahanga, gana Keta tumufashe kugera ku nzozi ze.